Abana mwarezwe na ba mama banyu ari abasingo mother, mukaba mwanga ba papa banyu. Aka kanya ndagira ngo mbabwire kino kintu, kukuba byonyine mama wawe ahora akubwira ibintu bibi kuri papa wawe, amuvugaho ibintu bibi, mbese isura ya papa wawe ayigira isura mbi, ari cyo kintu ashaka kubona, byonyine gishobora kuba ikimenyetso kigaragaza ko papa wawe ahubwo yanyuze muri byinshi, yihanganiye byinshi. Ikintu cya kabiri, ubu usanga umwana nyine warezwe n'uwo mugore w'umusingo mother, ntabwo ari bose avuga ngo oya, ngo ntabwo ngo nasiga mama wanjye, ngo mama wanjye ngo niwe wahambereye, ngo igihe ngo twari dushonje, ngo igihe ubuzima bwari bumeze nabi. Ariko ndagira ngo nze nkubwire, hari amahirwe menshi cyane yo kuba icyo gihe ngo mwarashonje cyangwa se ubuzima bwari bumeze nabi, ibintu byarazambye, byose ari uko ari mama wawe wari uhari, ari mama wawe wabiteye. Buriya ubundi nk'abana batoya, uwo waba uri we wese utaragera imyaka y'ubukure, ntabwo ufite uburenganzira bwo gucira umubyeyi wawe urubanza. Mbese nk'umwana mutoya nta n'uburenganzira ubifitiye bwo kuba wacira umubyeyi wawe urubanza mu kintu icyo ari cyo cyose. Ababyeyi ibyo banyuzemo n'ibyo bakora ni ibyabo ku giti cyabo kugeza igihe nawe uzakurira. Urabona uriya papa wawe wanga, uzanareba kenshi niyo ugiye kumubaza ngo byagenze gute, wowe nk'umwana byagenze gute, aricecekera. Kubera ko ubu abagabo ntabwo ari abagome cyane nk'uko sosiyete yabisigirije. Ni nayo mpamvu papa wawe yicecekera, kubera ko aba abizi ko igihe kimwe bizagera ugakura nawe ukabimenya. Noneho ikirenze n'ibyo ngibyo, mama wawe uwo nguwo akubwira n'ibyo bintu byose abizi ko papa wawe ashobora nawe kukubwira ukuri, ariko papa wawe akicecekera ntagire ikintu avuga. Abenshi nka ba mama bameze uko nguko, ubu usanga hari n'igihe bajya no mu bapfumu kurogesha ba papa bawe, kugira gute ibintu byose. Ubugome bwinshi bwabaye ari abo basingo mother. Nk'umusingo mother cyangwa se uwo mubyeyi ntabwo wagakwiye kugira uruhare rwo kuba uteranya umwana n'umubyeyi we kubera ko atagihari, kubera ko akenshi nyine abanavuga bati uyu mwana ntazamuhomba, akagenda akajya gusanga se akazamubwira ukuri, hanyuma akabyanga. Mwabana mwe mwitonde, niba ubonye akangaka uhitemo kwituriza kugira ngo nawe uzakure, cyangwa se nuhura na papa wawe akakwifunguraho azakubwira ukuri. Ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.